Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana abane namwe, nizere ko mukomeye, nizere ko mumeze neza. Mbasaba mumbabarire no kuwa gatanu sinabashije kuboneka, twagombaga kuba turi kumwe ariko ntibyankundira. Shimiye rero Imana ko inyemereye kuza kuri uyu wa gatanu. Tuba dufite iki kiganiro umukristo nk'umunyu w'isi, buri wa gatanu nimugoroba isaa 3. Rero kuwa gatanu ubushize ntibyankundiye, mumbabarire. N'Imana imbabarire. Rero nshimye Imana ko inyemereye kongera kuboneka muri aka kanya. Ndabasabira umugisha w'Imana ku bantu tubana umunsi ku wundi hano kuri Believers of Lord Jesus Christ Ministry. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwinshi kandi ijye ibumvira ibasubize uko muyitakiye. Ari nawe rero ugeze hano ari ubwa mbere, hano twitwa Believers of Lord Jesus Christ Ministry cyangwa se abizera umwami Yesu Kristo. Tuvuga imbaraga z'umusaraba, tukizera imbaraga z'umusaraba, tukizera mu mirimo n'ibitangaza by'Imana ikora tutagendeye mu bwenge bw'abantu. Twemera Imana, Umwana n'Umwuka Wera. Rero wiyumvemo ikaze, nta kiguzi bisaba, just no gukora subscribe then tukajya tubana umunsi ku wundi. Imana mu ijuru iguha umugisha mwinshi cyane ubikora. Rero nkomeza n'umuntu twaba turi kumwe muri aka kanya yumva bitameze neza, ibintu byanze, uraca hirya ugakubita hino ariko bikanga, umva nkubwire wicika intege. Iby'uru rugendo, ndavuga iby'ubwami dukorera, iyi Mana dukorera, uru rugendo turimo, buri muntu aba afite umunzani agomba gucaho agapima. Kandi ujye umenya ngo ikamba ntago umuntu aribona atarikoreye, aba yarikoreye. Rero menya ngo niba uri guca muri ibyo bintu bikomeye, urimo uraharanira ikamba ryawe, wikwemera rero Satani ko ari kunyaga. Komera, ni iby'igihe gitoya bigashira, nawe ukinjira mu gihe cyawe cy'umunezero. Yesu ashimwe cyane. Imana iragukunda kandi ikwitayeho. Rero nk'uko nabivuze, uyu ni wa mwanya mwiza tuba twinjiyemo tuvuga umukristo nk'umunyu w'isi. Ku bantu rero baba bageze hano ari ubwa mbere, ndi Evangelist Esther ku izina ry'umuhamagaro. Nishimiye kubana namwe muri iki gitaramo cy'umugoroba, ariko mujye murarika n'abandi bantu baze tubane kuri wa gatanu. Tuba tuvugamo byinshi, twunguranamo ubwenge mu by'uru rugendo, kuko intego y'iki kiganiro umukristo nk'umunyu w'isi turayisanga muri Matayo 5:13, aho Bibiliya ivuga ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uzaba ukimaze keretse kujugunya hanze abantu bakawukandagira. Amen. Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga ngo rero tuba dufite intego ebyiri muri iki kiganiro. Ni ukuvuga ngo icya mbere ni ukugira ngo umukristo adakayuka, icya kabiri ni ukugira ngo njyewe ngufate ukuboko nawe umfate ukuboko tutajugunywa hanze. Yesu ashimwe cyane. Rero bene data ndabararika kugira ngo tujye tubasha kubana muri iki kiganiro. Nawe ufite nk'indi sije ushobora kuzana tukavugaho, yadufasha. Ndabisubiramo mbishimangiye, ntago ari sije kugira ngo tugire abantu navuga dutunga intoki, ahubwo ndavuga sije ishobora kudufasha gukura mu by'ubu bwami, sije ishobora kudufasha kugira ngo tudakayuka. Ikaze, wajya utwandikira ukatubwira ati iki kintu ushaka ko tukivugaho, genda cyumva muri ubu buryo. Bahaye ikaze rero muri iki kiganiro, umwami Imana abishimire. Uyu munsi rero ndashaka ko tuvuga ku kintu cyitwa icya cumi. Nshaka ko tuvuga ku cya cumi kuko nituza kumva neza turaza kumenya niba ari ngombwa kuba twatanga icya cumi cyangwa niba atari ngombwa. Hari n'ikintu ushaka kuza kuvugaho, abantu benshi bajya bibeshyaho, bajya bakoraho ikosa ku mafaranga baha abapasiteri. Ndashaka kuza kubivugaho ariko nihuse, reka ne kujya kubihera mo hagati, reka duhere ku mutwe. Ubundi icya cumi ni iki? Umuntu agwejeze bakavuga ngo ese icya cumi ni iki? Ubundi iyo turebye mu byanditswe dusanga icya cumi ubusanzwe bavuga ngo ni 10 by'ijana by'umuntu yinjije aba agomba gutangira Imana. Noneho iyo turebye mu isezerano rya kera, icyo bavuga ngo ni tithe, ivuga ni 1/10 nyine nk'uko tubivuga mu Kinyarwanda, 1/10. Ni ukuvuga igihe ufite inyungu yawe yose aba ari 10 ku 10. Noneho Imana yo ikiba ikeneye ni ukuyifata
muri bya 10 ku 10 ugakuramo 1/10 ukayigiha, noneho wowe ugasigarana 9/10. Sinzi niba hari umuntu turi kumwe, sinzi niba hari umuntu uri kumva ibi bintu hari aho biri kwerekeza bishobora kuba byamugirira umumaro. Washyira muri comment ukavuga ati amen, haleluya, haleluya. Nari mvuze nti 10 nyine nkuko tukivuga ni 1/10. Ni ugufata ngo bya 10 ufite by'inyungu ya nyungu yawe wagize ugakuramo 1/10, noneho ugasigarana 9/10 akaba ari byo bibi byawe, noneho cya 1/10 kikaba ari cyo wihereza Imana. Imana ishimwe cyane, Imana nishimwe cyane, haleluya. Ndaza kuza kubisobanura neza, yenda ubu ngubu ntabwo umuntu yahita abyumva, ariko ndaza kuza kubisobanura neza uko tugenda dufata ingero zigiye zitandukanye, noneho umuntu yumve 10, noneho tumenye niba ari ngombwa ko twagitanga cyangwa se tutagitanga, kuko bamwe baravuga ati 10 nicyo mu isezerano rya kera. Ndaza kuza kubivugaho. Noneho reka mvuge kuri ijambo rivuga ngo ni tithing. Tithing ryari itegeko ry'aba Mosaic law. Iyi Mosaic law yavugaga yuko ryari itegeko ryarebaga Abisiraheli kugira ngo bajye batanga 1/10 cyo mu byo bungutse. Kandi ikindi kintu nibagiye kuvuga iki 10 kuri abo bavugaga ngo ni 10 by'ijana, byabaga ari ibyo umuntu azatanga mu gihe cy'umwaka. Imana nishimwe. Rero ngarutse kuri iyi Mosaic law, nari mvuze ngo ni ryari itegeko ryarebaga Abisiraheli kugira ngo bajye batanga 1/10 cyo mu byo bungutse. Noneho rero ryari navuga ngo batangaga iki 1/10 mu buryo butatu. Hari gutanga 1/10 bigende mu musaruro wakuye mu buhinzi, hari gutanga 1/10 bigende mu musaruro wakuye mu bworozi, no gutanga 1/10 bigende mu musaruro wakuye mu bucuruzi. Ngo ni biri mu bwoko 1/10 gitangwa mu buryo cyatangagwa mu buryo butatu: inyungu wabonye mu buhinzi, inyungu wabonye mu bworozi, n'inyungu wabonye mu bucuruzi. Ngo aho hantu bagombaga kuhatangira 10. Noneho wakwibaza uti se intego ubundi y'10 ni iyi? Kuki iyi Mosaic law yari iriho? Kuki bumvaga ko bagomba gutanga 10? Iyi ntego rero y'10 yari ukugira ngo nayo yari iri mu buryo navuga nka butatu. Intego ya mbere yo gutanga 10 mu nzu y'Imana, ikintu cya mbere kugira ngo ifashe abashumba, kuko abashumba b'itorero nta kindi kintu bakoraga kwari gusengera itorero, gusengera abantu. Baheraga mu gitondo bakora uwo murimo bakageza nimugoroba. Ntavuga ngo bitandukanye n'iby'iki gihe. Iki gihe habaho full pastor n'abapastor bari part time. Abo bari part time bashobora kugenda bagakora imirimo hanze, bakaba baba n'abashumba. Hakaba n'abandi rero baba bari full time badafite akandi kazi bakora. Aba rero nibo bashumba bari bariho muri icyo gihe mu gihe cy'isezerano rya kera. Noneho rero ikintu cya mbere, intego y'iki 10 yari ugufasha abashumba. Iyi ntego yindi ya kabiri ni ukuvuga ngo yafashaga ibintu bijyanye n'ibirori ngarukamwaka by'itorero. Haleluya. Hari umuntu uri gufashwa. Noneho ubundi buryo bwa gatatu yagombaga gukoreshwamo, ubu numva ngo ni buryo butatu 10 cyari kigenewe gukoreshwa: gufasha abashumba, gufasha iyo mirimo ijyanye n'ibirori ngarukamwaka by'itorero, noneho no gufasha abantu bashonje. Ubwo buryo uko ari butatu. Ibi bintu tubyumve neza, ibi bitatu mvuze ubyumve neza. Nuza kubyumva neza uraza gusobanukirwa ese ni ngombwa ubundi ko ntanga iki 10 cyangwa nkireke. Imana ishimwe cyane. Kandi noneho mwibuke yuko Aburahamu igihe yari avuye gutabara Loti yahuye na Melikisedeki, amuha 1/10 cy'ibyo yari yungutse muri urwo rugamba. Mwibuke ko navuze ngo 10 ubundi bavugaga ko ari 10 by'ijana umuntu atanga mu gihe cy'umwaka. Ariko hano reba kana Aburahamu yakoze, ndagira ngo tugendane neza. Aburahamu we ngo akiva mu rugamba, muri bwigera ajye gutabara Loti, akiva mu rugamba ngo ahuye na Melikisedeki, ahitamo 1/10 cy'ibyo ngibyo yungutse. Imana nishimwe. Ese hari umuntu uri gufashwa? Reka turebe wenda mutajya ngo n'amagambo yanjye. Mwibuke turi mu kiganiro umukristo nk'umunyu w'isi. Umfata ukuboko, ngufata ukuboko tudakayuka. Nari mvuze ntidusome Itangiriro 14, Itangiriro 14:18 kugeza ku murongo wa 20.
ni ibice 14 ku murongo wa 18. Wajya ufata Bibiliya nawe ukareba kugira ngo utagira ngo ni ibintu ndi kwivugira, kugira ngo turebe niba ibisi ibintu ndi gusoma nawe niko ubibona muri Bibiliya yawe. 14, 18, 20. Reka dusome. Haravuga ngo kandi Melikisedeki umwami w'i Salemi azana imitsima na vino, yari umutambyi w'Imana isumba byose, amuhesha umugisha ati Aburahamu uhabwe umugisha n'Imana isumba byose nyir'ijuru n'isi, kandi Imana isumba byose ihimbazwe yakugabije ababisha bawe. Nuko aka kantu tugasirinyeho, nuko Aburahamu amuha 1/10 cya byose. Kandi mwibuke ko ubundi icya 10 cyari kigenewe gutangwa mu gihe cy'umwaka, ariko ngo by coincidence bahuye nyine atabipanze kuko bahuye kandi avuye ahari ibintu yungutse, wahitamo 1/10 cy'ibyo yungutse. Imana nishimwe. Noneho rero ndashaka kugira ngo tuvuge kuri iki kintu. Dukurikije reka mvuge gutya, dukurikije iyi scenario yabaye, ni ukuvuga ngo Aburahamu we ntiyarindiriye ku mwaka ushira kugira ngo ajye gutanga bya 10%, ahubwo we yarekonesheje ikintu Imana ikoze. Bene magambo aravuze ngo ibi bintu nkoreye ni surprise. Mu byo nari napanze ko ngiye kujya gutabara Loti, ariko ibyo kunyaga ntibyari birimo. None kubw'iyi surprise nkoreye, nanjye ngomba gukora geste yo kukwereka ko nshimye mbese ibintu wankoreye byankoze ku mutima. Kandi mwibuke ko Aburahamu, haleluya, mwibuke ko Aburahamu niwe muntu wa mbere watanze icya 10. None aha twakwibaza ikibazo kiriho ubu ni ikihe? Kuko hariho abantu bari kuvuga ngo icya 10 nicyo mu isezerano rya kera, mu isezerano rishya ntago biriho. None ndibaza ese ubu dukwiye tanga icya 10 cyangwa tubyihorere? Kuko turebye hano mu itangiriro, mu itangiriro 14, mbabwire iyi ntego y'iki kiganiro navuze ni ukugira ngo ngufate ukuboko, nawe umfate ukuboko, tutajugunywa hanze. Niyo mpamvu ikintu cyose tugerageza kuvuga muri iki kiganiro twifashisha ijambo ry'Imana. Haleluya. Bihari uko twebwe nk'abantu dushobora kubyumva, ariko tukabisobanura tubiheshejwe n'Umwuka Wera, tugendeye mu ijambo. Aha niho tutibeshye. Imana nishimwe. Nayivuze ntiturebe mu itangiriro 14:19 kugeza kuri 20. Niho hahandi twasomye. Noneho twihuse, niho hahandi twasomye Aburahamu, wakongera ukahareba Aburahamu ahereza 1/10 Melikisedeki. Noneho urebe hano itangiriro 28, ibice 28 umurongo wa 20 kugeza kuri 22. Reka tuhasome turebe icyo havuga. Ngo Yakobo ahiga umuhiga ati Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajya impa ibyo kurya n'ibyo kunywa, nkazagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye. 22. N'iribuye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi kubyo uzajya umpa byose. Ako kantu gasirinyeho. Hari akandi kantu nababwira ngo Aburahamu amuha 1/10 cy'ibyo yungutse. Noneho n'ahangaha haravuga ngo kandi kubyo uzajya umpa byose sinzabura kuguha 1/10. Amena. Imana nishimwe. Yakobo aravuze ngo kandi kubyo uzajya umpa byose. Ntago avuze ngo kubyo uzampa byose ku mwaka, ahubwo ngo kubyo uzajya umpa byose sinzajya mbura. Nuvuga ngo ni igikorwa kiri continue, gikomeza. Sinzajya mbura kuguha 1/10. Iyi nkuru turayizi cyane n'igihe n'igihe Yakobo yarahunze mwene se Esawu, igihe yaramaze kumuriganya, amuhunze kugira ngo
atamwica uko se yashakaga kuba yamugirira nabi. Nyina rero niko kumuhungisha ajya kwa nyirarume Labani. Aha rero icyo si cyo nshaka kuvugaho, ahubwo ndi kuvuga ngo kubyo uzajya umpa byose sinzajya mbura kuguha 1/10. Ibi biratwereka iki rero? Haleluya. Ese hari abantu tukiri kumwe? Ese hari abantu iki kiganiro cyaba kiri gufasha? Ese mwamvugira amen? Haleluya. Haleluya. Nukuvuga ngo ikintu hano bitwereka kuba uyu mugabo Yakobo yararayeho. Wibuke iyi ni igihe yari aryamye kuri ryabuye ngo akarota abona ngo abamarayika bamwe bazamuka urwego abandi bamanuka urundi, ngo amenye ko ngo yaraye ku marembo y'ijuru ntiyabimenya, ariho yahigiye uriya muhigo. Uyu mugabo arareba abona ko bidakwiriye ko agomba kurindira umwaka, ahubwo abona ko akeneye umugisha w'Imana. Avuga ngo nanjye noneho uko uzajya umpa umugisha nzajya ngira nte gutangira 1/10. bivuze ngo nzajya nkwereka, nuvuga ngo uko umpaye umugisha nanjye nzajya nkora akajesti kakwereka ko nakiriye ibyo wampaye kandi nabyishimiye. Imana nishimwe. None murumva dukwiye gutanga 10 cyangwa tubireke? Kugeza aha ndacyakomeza. Kugeza aha dutanga 10 cyangwa tubyihorere, kuko muri make nkoze samari aho tumaze kugera. Nuvuga ngo iyo utanze 10 kaba ari nk'akajesti ukoreye Imana, akubwira ati mu by'ukuri ikintu nkoreye kinkozeho, wakoze. Ni nko kuvuga ngo wakoze. Uzarebe reka mbayereke nka buriya nk'umubyeyi tuvuga uguriye umwana nk'inkweto ukazimuha ukamubwira ati mwana nakuguriye inkweto, akazifata agashyira hariya, ntavuge ngo urakoze. Hari akantu kakujya ku mutima ukavuga umwana nta no kuvuga ngo urakoze. Urumva? Noneho no kugera kuraje yo kongera kumugurira ikintu birakugora. Ariko nk'iyo uguriye umwana urukweto agahita avuga ati mama wakoze iki, kagukora ku mutima. Wanazongera kubona n'akandi gapantaro cyangwa agakanzu ukaba wakagura, kuko uzi ko wa mwana ararekonesa, niba ariko nabivuga. Mana nishimwe. Ese turacyari kumwe? Ese muracyabikunze ko mbikomeza? Ubu ndabizi harimo abantu bari bavuga ngo ayo ni amafaranga ya pasiteri. Ibyo nabyo ndaza kubivuga, kuko abantu benshi bakunda kuvuga ngo 10 ngo ni amafaranga ya pasiteri. Ndaza kubivugaho ibyo bintu kugira ngo tubigendanemo neza. Haleluya. Ubundi rero mu by'ukuri turebye mu byanditswe, 10 cyari mu isezerano rya kera, ariko na n'ubu natwe turiho ubu ngubu riracyatureba. Nk'uko nabivuze ryari itegeko ry'abamozayike, ariko natwe riracyatureba. Reka mbikwereke. Reba muri Matayo 23:23. Yesu aravuga ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga 1/10 ni kisogi na anisi na kunino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariyo kutabera n'imanza kambisubiremo, ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiye kubikora, agakantu tugasirenyaho, ibyo mwari mukwiye kubikora nabyo na bya bindi ntimubireke. Reka nsubiremo neza, ukanongera ndisome neza. Matayo 23:23 avuga ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga 1/10 cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariyo kutabera, imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiye kubikora na bya bindi ntimubireke. Bya bindi bihe byo gutanga 10. Mwari mukwiye gukiranuka rwose, ni 10 mukagitanga. Bivuze ngo rero itegeko ryo gutanga 10 riracyatureba, natwe riracyaturiho. Imana nishimwe. Imana nishimwe. Haleluya. Turacyagendana, turacyari kumwe, muracyabikunze, nkomeze. Yesu nashimwe. Rero ndiho ngana ku musozo. 10 ni ituro utanganye umutima wawe, nta muntu uguhase, nta pasiteri uguhagaze hejuru ngo agushyire agaseke imbere uvuge ngo reka ngo nditange ngo kuko ngo pasiteri amagaze imbere, ngo cyangwa kuko ngo kwitorero ngo banzi ngo ubu ngubu ngo niba ntatanze 10.
ntabwo ari uko pasiteri akuzi, ntabwo ari uko ku itorero bakuzi, nta nubwo ari uko protokora guhagaze imbere. Icya cumi ni ikintu wemejwe n'umutima wawe, kivuye ku mutima wawe, ugakorera geste Imana uvuga ngo ndagushimye kubw'uko kwezi gutambutse, ku bwa business yanjye. Mwibuke twavuze uburyo babaragamo icya cumi bagendeye ku musaruro w'ubuhinzi, bagendeye ku musaruro w'ubworozi, banagendeye ku musaruro w'ubucuruzi. Uba ugomba kuvuga ngo Mana, ni wenda ucuruje muri uko kwezi cyangwa se n'umunsi cyangwa nicyo cyumweru uje mu rusengero, ukavuga ngo nje kugushimira, ni geste yo gushimira Imana kugira ngo uyereke ko uri kurekonesa ibikorwa by'Imana mu buzima bwawe. Reka noneho mbereke ukuntu dukwiye kubara icya cumi. Harimo umuntu ushobora kuba ari hano avuga ngo isi icya cumi, ntabwo icya cumi ari amafaranga ubonye yose. Ngo tuvuge urugero, niba ugomba kwishyura amafaranga 30,000, wenda dufate amafaranga 30,000 by'amafaranga y'u Rwanda, ugomba kwishyura inzu. Noneho wenda uri umunyeshuri, papa waguhaye amafaranga, ugomba kwishyura inzu. Inzu ugomba kwishyura urayishyura 30,000, ariko kurengerejeho 2,000 aguhaye amafaranga yose hamwe 32,000. Ni ukuvuga ngo 30 n'ay'inzu ntugomba kuyakoraho. Tubyumvikana neza, kuko harimo abantu bakora amakosa ugasanga niba bamuhaye amafaranga yo guhaha, ugasanga banga amafaranga yo guhaha ngo ngiye kubariramo icya cumi. Oya, iryo ni ikosa, ntago ari byo. Nuvuga ngo ahubwo ya mafaranga yo guhaha niba uhashye bikarangira ugasaguramo 500, iyo nyungu niyo ni inyungu ugize, ni rya 10 ku 10 natangiye mbabwira. Rero iyo 10 ku 10 ukeneye gukuramo kimwe mu 10, ubwo ni 50 ukayihereza Imana. Kuri wa muntu twavugaga rero w'inzu asaguye 2,000, agomba kubibarira kimwe mu 10, kimwe mu 10 cy'2,000 ni 200, agomba kuyahereza Imana kuko ni inyungu yagize y'2,000. Kandi impamvu ko mvuga ko dukwiye gutanga icya cumi, icya cumi ni ipfundo ry'umugisha. Icya cumi ndabisubiramo, ni ipfundo ry'umugisha. Niba ushaka gukira, niba ushaka gukira, niba ushaka kubona ubuzima bwawe buhinduka, uzi ko hariho abantu bagiye barwara nk'indwara zikomeye zikabananira kwa dogiteri, amasengesho ntazikureho, ariko yakwiga gutanga icya cumi indwara igakira. Icya cumi ni ipfundo ry'umugisha w'umuntu, ni ipfundo ry'umugisha w'umuntu. Ni ikimenyetso uri gukorera Imana ko uri kuyishimira. Noneho ibyo bigasunikiriza Imana kongera gukora mu buzima bwawe. Bivuze ngo umuntu utanga kimwe mu 10, imiryango y'umugisha we gufunguka biroroshye kandi vuba. Ariko umuntu udatanga nanone kimwe mu 10, umuryango w'umugisha we urafunze, kuko uri umuntu udashima. Nabahaye urugero rw'umubyeyi. Umubyeyi ufite umwana akamugurira umwenda ntamushimire, kugira ngo azabone ipantaro yindi amugurire biragoye, kuko n'umwana udashima. Ariko wa mwana uzahabiswa akagushimira akanezerwa, nugenda ukabona ikanzu uzayimugurira. Nuko no ku Mana bimeze. Tugombe dushimire Imana. Icya cumi kiratureba. Icya cumi ubundi mbere yo kumva ko icya cumi ari amafaranga atunga pasiteri, banza wumve ngo nindamuka ntanze icya cumi ndaba nifunguriye umugisha, kandi nintanagitanga ndaba nifungiye umugisha. Ubundi nuvuga ngo ni kubw'inyungu zawe, ubifate kubw'inyungu zawe, guhera uyu munsi ubifate kubw'inyungu zawe, ugitange ntugitange n'inyungu zawe. Haleluya. Muracyankunda? Ese nkomeze? Ariko ndiho ndavuga ibintu by'ukuri, kandi byadukuza muri uru rugendo, kandi byatuma udakayuka ngo ujugunywe. Ntakayuka tudakayuka. Iki kintu tugikiranukeho, iki kintu tugikiranukeho. Iyo umuntu atanga icya cumi, hari ukuntu umuntu aba mu gihe akaba mu amadeni akamurenga. Ariko iyo ufashe gahunda ukavuga ngo guhera uyu munsi ngiye kwiga kujya ntanga icya cumi uko bikwiriye, wa mwenda ushiduka Imana yarawishyuye mu buryo utazi. Rero bene data dukiranuke ku cya cumi. Ikindi soza, hari ikintu ushaka kugira ngo nsobanureho neza. Nkosoreho abantu natangiye nkivuga, abantu bakoraho ntaza kubyibagirwa. Abantu bakunda gukoraho ikosa, abantu bafata icya cumi bakagiha pasiteri, sibyo. Ikindi kintu nanone ntaranakomeza, icya cumi kirareba umuntu uwo ari we wese, yaba umukristo yaba ari na pasiteri. Pasiteri agomba gutanga icya cumi. Reka mbabwire, nushaka kumenya umuntu, nushaka kumenya itorero ritanga icya cumi, uzareba uburyo rikura. Iyo pasiteri w'itorero atanga icya cumi, itorero rirakura. Ariko iyo pasiteri adatanga icya cumi,
itorero gukura biragoye. Ushobora kumbaza ngo none se ko ndi pasiteri mu cya 10 nagitanga hehe? Imana nishimwe. Reka mbibira akabanga nanone ku bantu b'abashumba. Iyo uri umushumba ushaka ko itorero ryawe rikura, utanga icya 10 mu rundi rusengero ubona ko rukuruta. Sinzi niba mbisobanuye neza, sinzi niba ari umuntu uri kunyumva. Hari itorero ubona ko ukabona ko hari aho rigeze nyine rirakuruta, Imana kurutura bimenye, sibyo? Twese turi bakuru, ndumva ibyo ndi kuvuga muri kubyumva. Ukareba itorero ukabona ko rikuruta. Wowe pasiteri niba ushaka ko itorero ryawe rikura, igagutanga icya 10. Fata icyo cya 10 cy'ayo mafaranga, kuko uri full time ugomba guhembwa ku rusengero, nibyo ni ibyandikiwe wabatambye umutambyi. Ufata yo y'ubutambyi ubari cya 10 gihereze, nawe ugitange mu rundi rusengero. Kuvuga ngo uragitanga mu rusengero rwawe, uko ni ukwibeshya, ntago ari byo. Cya 10 giha muri indi torero. Imana nishimwe. Kuko nawe mwibuke bya bikorwa bitatu cya 10 gikora, ni uguhemba abashumba, ni ibikorwa ngaruka mwaka by'urusengero, n'iki no gufasha abashonje. Uvuga ngo niba uri pasiteri ukaba ufashe icyo cya 10 cyawe ukagitanga mu rundi rusengero, hari abantu ugaburiye bari bashonje. Imana nishimwe. Mwibuka ko Yesu yavuze ngo uzagaburira, uzafasha bamwe muri aba ngaba ninjye azaba bikoreye. Ni kuvuga ngo ugaburiye ni Yesu bikoreye. Niyo mpamvu kwaguka ku itorero ryawe biroroshye. Imana nishimwe. Ibyo bikorwa by'urusengero rundi urabishyigikiye utanze icya 10. Ni ukuvuga ngo nawe Imana izagushyigikira. Imana nishimwe. Imana nishimwe. Muri ubu bwami turakora. Natangiye mbivuga ngo ni ikamba duharanira, ntago ari ikintu dupfa kwambara. Rero niba ari ikamba duharanira, tugomba gukora. Imana nishimwe. Ndiho ndavuga kuri pasiteri, ariko ndavuga no ku mukristo. Uwa mukristo urashaka ko business yawe ikora, izakura gute utahatangiye icya 10 Imana? Nuvuga ngo nuha icya 10 mu rusengero, hari abantu bashonje uzabugaburiye. Abo rero ubugaburiye ntago ari abo bantu uzabugaburiye, ahubwo Yesu yaravuze ngo niwe uzabubikoreye. Rero niba ugaburiye Yesu, kugaburira nawe ni ikintu cyoroshye. Imana nishimwe. Niba wambitse Yesu, kukwambika nawe ni ikintu cyoroshye. Imana nishimwe. Niba hari umuntu tuje mu nzu y'abaga hanze, haleluya, haleluya. Kuguha inzu ni ikintu cyoroshye cyane. Sinzi niba hari umuntu ukinyumva, sinzi niba hari umuntu bino bintu biri gufasha. Rero nari mvuze ku kantu ngiye gusozerezaho, nizere ko mutararambirwa. Yesu ashimwe. Tuba turi mu gitaramo cy'umugoroba. Ni ukuri kandi mujye murarika abantu baze tubane, murarika imiryango ize tubane kuri iki gitaramo cy'umugoroba, kugira ngo dufatane ukuboko muri iki gihe kigoye, muri iki gihe turi ngo ni digital. Dufatane ukuboko bene data, tudakayuka tukajugunywa. Haleluya. Rero nari mvuze ku kintu abantu bakunze gukora ikosa, kandi batabizi, bakaba bifungiye umugisha, bakanawufungira pasiteri. Reka mbisobanure neza. Reka mbaho urugero. Urabona hari nk'igihe ugira icyifuzo, ukagisengera bikanga, ukagenda ukagihereza pasiteri akagusengera. Icyo cyifuzo kikaza gucamo. Ibyo wasengeraga, reka dufate urugero rw'ibifatika. Reka mfate nk'urugero, ni akazi ubaye igihe kinini udafite akazi, ubibwiye pasiteri aragusengeye. Ka kazi uje kukabona. Noneho ugahita wumva ko ubwo pasiteri agusengeye, cya 10 watangaga mu rusengero ugiye kugiha pasiteri. Ushobora kubimubwira cyangwa ntunabimubwire, ariko wabimubwira utabimubwira, icyo kintu ukoze si cyo, ari wowe kiragufungira umugisha, ari nawe kiramuzanira umuvumo. Rero muhagarike kuzanira umuvumo abashumba. Ndabisobanura, niba utari ubizi ubimenye, niba wari unabizi ukabikora nkana, menya kuri kwifungira umugisha kandi uri kuzanira umuvumo pasiteri. Pasiteri nawe wakiraga icya 10, ndakubwira ngo ibyo bintu bihagarike, uri kwizanira umuvumo. Erega reka tubifate gutya. Tekereza, ni nkuko waba ari kuvuga ngo, nakomeje kubivugaho, mvuga nti icya 10 ni geste, nishimwe uzanira Imana, ukavuga ati ndashimye, wangiriye neza, nacuruje birakunda, none akira iki kimwe mu 10. Ni geste ukoreye Imana. Noneho iyo uzanye icya 10 uhaga Imana ukagiha pasiteri, ni nko kuvuga ngo pasiteri niwe ugushubije ubona ku kazi, none icya 10 niwe ugihaye. Bihita bizana umuvumo. Mbese uba umeze nk'umuntu uhanganishije pasiteri n'Imana, kandi nta muntu uhangana n'Imana. Imana idufashe cyane, kandi Imana itubabarire.
Ibi rero bivuze iki? Ni ukuvuga ngo pasiteri aragusengeye birakunze pe, ni byiza gushimira pasiteri, nanabibabwira ni byiza kwereka ko buriya niyo ushimye pasiteri bimuha kuraje yo kumva ko iyo afashe umwanya agasengera umuntu Imana imwumva. Ni byiza gushima, simvuze ngo tureke gushima pasiteri, ni byiza, ariko bigire gutya, dore uko ukwiye kubigenza. Cya cumi kabone n'ubwo pasiteri wagusengeye bigakunda ari we w'urusengero, ntabwo agomba gufata icyo cya cumi nicyo mu nzu y'Imana. Twabivuze n'itegeko ry'abamozayike ryari mu isezerano rya kera. Haleluya. Ryari rishinzwe gukora iriya mirimo itatu navuze. Ugomba rero kugitanga mu nzu y'Imana niba ushaka umugisha w'Imana, ntabwo ugomba kugiha pasiteri. Noneho ahubwo pasiteri ko yagusengeye ukamugenera ishimwe rye. Ubundi ni byiza bo reka tubikore, reka mbivuge gutya, ariko si ukuvuga ngo ngiye guhindura strategy, sinzi wenda ayandi matorero, ariko ni byiza ko niba tugiye no gutanga icyacumi byajya niba ari icyacumi umuntu akandika, si ngombwa ngo wandike amazina yawe, ariko tugasobanura neza ko ari icyacumi. Ariko nibyo da, kuko mbona hari igihe batanga biba bisobanutse. Hari igihe batanga igiseke cy'icyacumi, sibyo, bagatanga icy'amaturo asanzwe n'icy'inyubako n'ibindi bindi. Yes, biba bisobanutse. Rero tugomba gufata icyacumi tukagishyira mu cyacumi, n'ituro risanzwe tukaritanga mu ituro risanzwe, kuko nabasobanuriye icyacumi icyo ari cyo. Niyo koko twiza kuvuga no ku ituro twarivuzeho. Ituro twarivuzeho ibintu byinshi. Ubaye utarumvise iki kiganiro, byaba byiza ko usubira inyuma nacyo ukagenda ukumva ibijyanye n'ituro, ko dukwiye kuritanga cyangwa tukabyihorera. Imana nishimwe. Rero navuze nti pasiteri nawe agomba gutanga icyacumi. Noneho na cya cyacumi cy'uko pasiteri yadusengeye tuyitanga mu nzu y'Imana, ahubwo pasiteri tukamugenera ishimwe. Nizere ko ibintu tubyumvikanyeho neza. Nk'umukristo, nk'umunyu w'isi, dukwiye guhaguruka tugakora ibyo gukiranuka. Haleluya, haleluya. Kandi tukayobora abari kuyoba, tukababwira ko bari kuyoba, nubwo batatwumva, ariko tukaba twakoze umurimo wacu, hasigaye n'ah'Imana. Niba umuntu ari kuyoba ukamubwira ko ari kuyoba, ni byiza kuruta uko wamubona ayoboka amwihorera agakomeza akayoba. Buriya nubwo agenda wamuyoboka mugata, ariko nyamara iyi nzira iri kugerayo ntabwo iri bukugereyo. Agenda akomeza agenda, ariko abizi ko hari umuntu ugize kumubwira ko nubwo iyi nzira ari kugenda atari yo akwiye kugenda. Rero umurimo wawe uba wawurangije. Rero tugeze ku musozo, ndagira ngo tukuririmbane akaririmbo kamwe hano, tubitekerezaho, dusaba Imana aho tutakiranutse ku cyacumi. Buriya nanone rimwe na rimwe, kuko twisanga muri ibintu by'agakiza, bamwe tutarabivukiyemo tukabijyamo dukuze, rimwe na rimwe ntitubone wenda n'umwanya wo guhabwa inyigisho zihagije. Hari igihe dukora amakosa muri ibi bintu bijyanye n'ibyacumi n'amaturo tutabizi, ariko nk'ubu tuba tugira ubuntu bwo kubimenya. Ni byiza ko noneho tubishyira mu bikorwa. Imana idufashe cyane. Hari akaririmbo nshaka ko turirimba dusenga, nimugende tudasenze. Haleluya. Nimugende mudasenze, kuko reka ikintu ushaka kuvuga kuri iki kintu cy'icyacumi, nubasha gukiranuka ku cyacumi ukabona ubuzima bwawe bukomeje kuba bwa bundi, uzanyandikira ubimbwira ati warambeshye. Iyo ukiranutse ku cyacumi cy'Imana, utavuze ngo none se ngo uko mbonye ngo ijana ngo icumi riramara iki. Icumi ntago ikintu gihangayikishije, cyangwa se ikintu gihangayikishije Yesu ari uko ari value y'icumi, ari value y'ijana. Ahubwo igihangayikishije, ese uhaye agaciro iryo jana ubashije kubona utexpectingaga. Haleluya, haleluya. Rero icyo ni kimana, ni umutima ibishaka kureba, ese uyu muntu ko muhaye ibi bihumbi 10 by'idolari ararekonesa iki kintu mukoreye. Haleluya. Udahise uvuga ngo ngo icyacumi cy'ibihumbi 10 cy'idolari, ugahita utegereza ati ubu ngomba gutanga igihumbi cy'idolari. Uri kumva? Ubwo mushatse kubikora mu manyarwanda mbishyira no mu madolari kugira ngo twumve, kuko abantu gutanga icyacumi cy'amafaranga make birakunda, ariko gutanga icyacumi cy'amafaranga ndabeshye, gutanga icyacumi cy'amafaranga menshi
ku batarabibuhokaho biragoye, ariko ni byiza ko niba iki kiganiro ubashije kucyumva kuva dutangiye, ubashije kumva inyungu z'icyacumi. Icyacumi ni inyungu zawe, si inyungu za pasiteri. Ibi ngibi mbishoje mbihamya, icyacumi si inyungu z'urusengero, ntabwo ari kuko n'iyo utagitanga urusengero rwabaho kandi rwakura. Haleluya, kuko ushobora kutagitanga undi akagitanga. Rero niyo mpamvu mvuze ngo icyacumi ni inyungu zawe ku giti cyawe. Haleluya. Reka rero ntizimbye amagambo, turirimba aka karirimbo kari mu gushimisha, indirimbo y'115. Haleluya, indirimbo y'115. Niba mwahageze twayiririmba. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze namuzi, yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe. Izo ngoyi ze zanteye kuba imbataye rwose, ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose, ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Nabonye umukunzi mwiza, kera yarapfiriye, yaranguza mu bugingo, nawe yaranyihaye. None ibintu mfite byose ntabwo nyibikundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Bene data, reka mbabwire, birakwiye ko ibyo dutunze natwe ubwacu biba iby'Umwami Imana. Haleluya. Kuko buriya abantu bakora byinshi, ushobora gutekereza ukagambirira ibyo ugomba kugeraho, ariko umwuka uhumeka ntabwo ari wowe uwiha. Rero byari bikwiye ko niba uyu mwuka duhumeka atari twe tuwiha ubwacu, kandi ugahumeka amasaha 24 utagira shoteji y'umwuka, bivuze ngo hari ahantu uva. Rero byari bikwiye ko turekonesa icyo umwami akora mu buzima bwacu. Byari bikwiye ko tutagundira ibyo. Ubundi ni uko abantu navuga tugira ubugugu bwinshi cyane. Muri ibyo navuze ngo ntitugira abacu ngo tuniginge. Buriya ubashije kumenya ko ibyo wowe uriwe n'ibyo tunze atari ibyawe, byakoroha cyane kubiha umucunguzi. Ariko iyo ubifite ukumva ni ibyawe, ni wenyine, urabigundira. Haleluya. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Nabonye umukunzi mwiza, byose arabishobora. Haleluya. Ajya ndinda kaga kose mu nzira ijya mu ijuru, kumuhanga masiteka bizanyiza intege nke. Shira ubwoba, shira ubute, nyuma nzatabaruka. Shira ubwoba, shira ubute, nyuma nzatabaruka. Nabonye umukunzi mwiza, niwe nyir'imbabazi, niwe mujyanama wanjye, niwe undengera iteka. Nta kubaho, nta n'urupfu, nta n'abada
inkoni na bya none nta bya none hoya ntabizaza byazananya na Yesu nta bya none hoya ntabizaza reka byazananya na Yesu nta bya none nta bya none hoya ntabizaza reka byazananya na Yesu tubisubiremo nta bya none hoya ntabizaza reka byazananya na Yesu. Ese wabihamya? Nta bya none ntabizaza byazananya na Yesu. Reka tubihamye. Nta bya none hoya ntabizaza reka byazananya na Yesu. Reka tubivuge nanone. Nta bya none hoya ntabizaza reka byazananya na Yesu. Data turi imbere yawe twumvishe ijambo ryawe, turatsinzwe mu mitima yacu, turakwinjiza kugira ngo wongere kutubabarira, wongere kutweza Mana ishobora byose, aho tutagukiranukiye ku cyacumi twarikunze cyane turagundira ibyo waduhaye ntitwabasha gukiranuka ku cyacumi. None nzanye mwene data turi kumwe aka kanya tuje imbere yawe. Data aciye bugufi imbere y'amaso yawe, yaracumuye, twariye ibyacumi, twatanze icyacumi uko bidakwiriye, ariko Kristo nutubabarire. Data turamenye, dusobanukiwe ijambo ryawe. Data guhera uyu munsi rero turihannye, ntabwo dushaka kongera gusubira uko twari turi, ahubwo dushaka ubuzima bwacu buhinduka, ko tumenye ko icyacumi ari ipfundo ry'umugisha wacu. Rero Mwami Imana ikomeye, nutubabareho tutakiranutse, utwongerera imbaraga. Guhera uyu munsi twemeje ko tujya gutanga icyacumi nk'uko bikwiriye. Urakoze rero kutubabariye, amaraso yawe watwejeje. Urakoze kubabariye mwene data turi kumwe hano. Izina ryawe rikomeye rishyirwe hejuru, niko dusenze twizeye. Amen. Hallelujah.